Ndi papa Sava. Mukuru kugenda kajya kuba mwiza cyane. Yego. Ese wari warabuze? Ntabwo nari mari pejo nagize n'impanuka. Yego. Ariko kubw'amahirwe. Ndaruko urebye iyo moto ukuntu yabaye. Uziko Imana ikindenze. Ako ntabwo wakomeretse. Oya nagize akabazo mu kaguru gatoya. Okay. Nimba nagiye kwa muganga kumera neza. Ibaze iyo njya kwa mufitero tutabonanye kwe. Oya ntabwo byari gukunda Imana ntabwo yabye. Ariko jana noneho ndamukumbuye. Nanjye none. Isubindi gakunda twajyare kanze. Nanjye cyakoza. Narabyumva ute? Hashize iminsi. Narukumbuzi. Yaje metre Jimmy hatungi. Ndiza ko gafanta. Gashatu. She's an experience. Hatura koze. Hanyuma gukaraba hano hari avuga muraza gukaraba. Shiri tujyane basi. Apeti kandi. Ramaza. Ariko wayibonye twasogriye. Mana yiteguye nkayidekora izi bazita ni ganish. Iyi ni amadresse kudekora isahani. Amaganish. No kuvuga ngo isahani mu kwizina yagiye guhereza umukiriya. Agomba kwidekora kugira ngo umuntu Seatu Ramaza mbona kuyivugira amahamba ariko wabonye kwa papa Sava turagaho irateguye ifi se harya ntiri mu byubaka umubiri mubizi imboga n'imbuto ibirinda indwara ikirayi ariko natwe rero biradusa umva nuterera kwa papa Sava buryo uhombye umva rero karame ugiye pardon ugiye ute banzo ryakasha aka Sato wadai kuri serviette. Inyota iri hanze aha narengize ngo na hatunyi ko yumvirana reka mbazanire serviette shiri nawe rero sha ariko ino gahunda twayiteguye erega twayiteguye kana kera warubizi ko ariko akarusho buriya nitugera hariya byo yego byiteguye kabisa uzi umuntu wari yagahaga isamaki mbuto ibintu byo n'ibindi bigenda neza burya ngo yica inzara uyu ndajya banga iyo umugabo yariye nyine agahaga atanga n'umusaruro umugore se wari imbuto yego numva icyo nzi neza cyo sha turibatse pe ariko nukuri reka ngushimire wakoze cyane uyu sha haciye igihe wakoze cyane ariko sha ese bite nukuri numva ntago haga wow ariko se ko mbona kureba byonyine bihagije nitugera hano shatse kunera isoni twe kunera isoni bona ariko sha ariko yofira sa nk'iryoshye ifite gumu irumutse gusa ngiye muri iminsi ndi kuri regime sore n'amava nyoze ngufasha ndabona ko ndi kunanuka ariko rero shaha yaje nyuma hatazagira ikiva uko ziri kunanuka kunanuka hose no cyo sheri nawe baze nyine ukuntu nkunda inyama cyo koza mu nda mu gatuza ariko byagira ahubwo bikiyongera ntabwo bikunda iyo nanutse unanuka hose aricyo twase ariko nkunda kukugenda inyuma shaha hakoshije yibaza noneho ujye ubona iyo tugendana ngira nkibeta nkazi inyuma buke rero ntabwo nabaganze impamvu yanagira ngo njye nirebera ibyiza bitatse u Rwanda sha okay wakoze yego nawe bo hanyuma rero buriya ngiye kubategurira hahandi ngira vuba
ese nawe urabona koko ahubwo se umva pigiremo kugenda ijyamo ariko ramaza genda bitosoze reka mbetegure manu uyu munsi ntawo hari ariko noneho nanjye murareba noneho uburyo ndi metri munzi kotsa gusa ukunze gutegura nkategura n'ururabo kandi mu buryo mbese bw'ishu umutima ushobora no gusanga nabikoze mbese ukabona hariho amatarasi y'indinganire ndi mubi genda gufasha akantu usome nabikora ufite gahunda aha merci beaucoup si wumva ubundi ni we wanjye nimwe banjye nimwe nayo narabuze ubwo buzima kane utaho biraryoshye ibyatari hano kwa papa sava barotsa sha ubundi ushaka kurya neza kwa papa sava niho hantu nanjye rwose mbona biba bisa utuntu twose turuzuye donc akadimu bibaze kuri njyewe inyama rwose hoya ntabwo bikiri utuntu twanjye ariko rero n'imbuto bya ni nziza iyo yakora regime bantegetse kurya imbuto cyane no kunywa amazi n'imboga inyama narazivuyeho ariko njyewe nta nubwo nazikundaga cyane nanjye rero ifi yose no kuri sinayimangira nyine ako sheri ntabwo ni gatoya warya ntabwo nayimara nagira ngo uze kumbwira ngo ndananiwe ntatubaraga oya sha ibikenewe se buriya aya oya sheri irya hari ibyo mfitiye ubusambo amafi nari maze iminsi nyarya ariko hariya oya uyu munsi yirya taza yimare kunsiga ameze nabi amara ibyo mfitiye ubusambo bitari ifi cyakoze ariko tuhita kwibona nyine tugeze hariya kubera ukuntu dufemba ase sheri urabona ukabona nta mbaraga ndazifite mwese imbaraga zigaragara mu byo umuntu yariye no mu bikorwa bure turaza kureba badutanera ubwoba kubera ukuntu uri gukomeza ubivuga uziko ushaka gutuma ngira ubwoba sheri aragutera ubwoba ega nawe uri umusore nyine kubivuga gutyo cyane nabyo bishobora gutuma umuntu agira ubwoba byahumura si bisanzwe se ariko uretse ko kubera urukumbuzi ashaka sembiye rero ntureba kubera ukuntu nyine wereka ubivuga byishyiramo ubivuga ushobora no kugerayo ugasanga njyewe ramazani byariyongereye uko mberuka se nsigaye nawe afite indi sitire shaho ya danje uzi ntureba ko ndi munini mfite inda mfite uburyo nisonjesha ukagira ngo ni nk'agashashi ihise igenda ukagira ngo ni nk'agashashi ngiye mbega kuri nkoresheje kano kuruhereye cyane niba wamenya ko ari bya biri ijana afite ndakoreka nceceka mfite aho ngutegeye oya ahubwo ngo twaza kuva hano nkaryamye asamoye samoya oya si dufite umwanya uhagije ese twaza kuhava nka saa yine oya ejo byo ntabwo byakunda ku basi nka saa yine ntacyo bitwaye ubu se si saa saba noneho mva kumva urukumbuzi ufite ruba rwashize saa yine amasaha abaye menshi n'abantu nko kubivuga wumva nko kugenda bihinduka cyane mu mubiri uzi ko numva nahazi ibi ngibi nseshanu nuko atarangiza gukora icyumba hariya nyine erega hari ibindi bikenewe yego hari ibindi bikenewe ushaka guhaga nanditse ko mpari ikibazo ariko disi shaho wabaye n'aba mwiza no iri rero urimo gufata mu nda mu maso birimo guhinduka kunanuka ikaba ntoya ariko ahantu nabikundiye ntabwo birimo kunanuka amabono
nahise ubwo ngaho utekereza kunanuka bakakugira ngo ikibuno cyonyine nabyo byaba bisa na byo ariko abantu bazajya bavuga ngo nanjye ngo nagiye gukoresha bya bindi bajya gukoresha hanze baza amagambo y'abaturage kereka batakuzi we nanuke hose sinkeneye amagambo nanjye si bukubona urukuzi bakiriya beza narangije warangije umutuzo umutekano akayaga keza ni nko mu mahumbezi akazi keza gatuje umva umuziki murajya mwishyiramo uko mubishaka televiziyo telekomande birahari umva bible and pre noneho ndi wakorana na manudu ukavuga kumera nk'iki noneho amadirishya nabashyize no mu cyumba cyiza ari nka cya kintu saa duhagushize cya kindi sawa naho gitandukanye cyasakuza n'ubu cyari kiri isaso n'imbi gisakuza koko ku buryo iyo hano bakomeza kumva ari ukuntu cyari cyarafunguye bakuru umuntu yageze muri ya gahunda nyine urumva ijya kumva kwego kirajena bose yazanye umufundi umubaji yarafunze kuko yarakaziye nari impari yarakaziye ku buryo ngo urabona reba ibiro bya kidomani urebe nanjye uko njye umubashe kugira ibiri ijana na kimwe humura kubanza bose hari yashyizeho n'amashumangizo hasi niyo wasi ukita nukinagaho umunepo ni wose umunepo ni wose ahubwo se buriya katumva ariko umva ndahawe ko mutari abakiriya beza ariko nanahawe none se igitanda ngo kirakanye kimeze neza nta kibazo rwose umva hamwe nakoresheje amatarasi y'indinganire ahandi nashyizeho umutima igice kimwe noneho ahandi ishyiraho nakoresheje ururabo ni ukuvuga ngo bose noneho yazanye ikoranabuhanga nibyo bibiri nyine aho kwidumbaguza nako kwijamba nako aho noneho n'ahandi ho kuruhuka muri pisine hatu nahaze ntase ntiwahaze ntiwahaze ngewe rwose nahaze hari ibyo nkumbereka hari ibindi nshaka guhaga Giremo. Wowe banza ukarabe. Sheri. Nabisoje. Usha washyushye. Wajya mu bwambere duhuye. Umubiri cyaho ndumva noneho. Noneho nagize imyaka no kwiteza ibintu by'ibiyoga. Naho tujyanye. Nanjye ndi tayari. Sheri. barariye se ishwi nta kibazo ariko nta kibazo boss bagiye wisize burya reka wa muntu we hariya hantu ntabwo biba byoroshye cyangwa urabibashyira mu cyumba nanjye ntumbaze umugabo se yewe dore ngo agiye gukaraba aba yagikora amatinda hasi atereka mu gukaraba sarakaraba ageze ngo aha hantu Nyagasani hari ahantu harakomeye umva niho bita danje bose jina kubwiye ifi sinakubwiye uko ushyiramo ibi birungo birahumura birumva kuko yabarebye
ngira ngo ubwo barangije twakwandurura umukiriya yasiga ibintu aho ngaho akagaruka ubuse yaba azi nk'ibisazi itakozeho niba bose yaba bari bashaka ko tubijyana bari kuvuga nkabijyanayo bamaze gukinga neza ntabwo ariko bose wagira ngo ntabyo se arasa ko ubwenge buba bwagiye none se wumvise rya jambo wongeraho ngo na bakongera burya bituruka ku gihekane mba na mba ubwonko buba bwagiye imboga n'imbuto nako imbuto amwakira gute uzi ukuntu Ramazani yari ameze koko yari yatangiye kumera nk'agahene k'iza kwesheri ndukumva Ramazani arancekeje nyagasa peko mugabo akavuza kwako ngo washyushye ngo wagira ngo n'ubwa mbere ngo duhuye we Ramazani nawe yapfuye no gucira inkota yapfuye arajya ubwo ari kwibya kurusha umugore wabateguriye neza se ntubizi se bose ntabwo bushize wamvanye mu mahugurwa kwiki nashashuriye neza ku buryo nabasasiyo ubugezeho wagira ngo ni amatarasi y'indinganire ibindi bitana cya kintu cyo ku ruhande nashizeho umutima ahandi nteguraho ururabo mu buryo bw'ishuka none fuwara umva nawe uhageze ukabona bose ari no kurwanya ndakwiyamye ndakura mve n'inyuma nta n'isoni kugira ngo ntabwo warubona bigenda yagira ngo mbona mwaramutse gusa amahera mabi ariko se shiri gashirira amenye gira nkonje no kunyita sheri byose ko nabi biba nongeye no kunyita sheri gashirira amenye ariko se waretse kunyicira umubiri waretse kunyicira umubiri kugeza aho ubona umubiri wanjye uhindutse waragiza guhinduka ukumva ko ugomba guhita unkora ibintu nk'ibi ngibi nya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 ny
ngo bafashe gombe basiba mu mutwe cyangwa bafashe amazi yuzuye ingungu Nese umubwiza ukuri. nta n'isoni Ngewe urabona urabizi neza n'imfubyi. Mba ndi umuntu ukeneye ibintu kuri gahunda. Urumva ikindi kandi gikurikiyeho reka kunyicira umubiri wimirira umubiri wiwuhanya winyica windangiza kandi ko kuri imfubyi njye se zindi imfubyi kuri bangahe ibyo ngibyo urumva ibyo ngibyo ari ibintu waza kuvuga reka nkubaze usanze basi urambaza waranyigishije igihe wahereye uvumvura dore ko havuze abavuze ubu urumva ufite uruvugiro wowe rwo kuvuga urumva wakaba uri no kuvuga ariko se wagize impuhwe ngirira impuhwe nk'uko nawe naze kugira kuko imbwa zihunguye ivu nta soni urandeba uko mpagaze kuko ukareba ibintu ukora ukabona nshuti yanjye n'undi munsi ntuzongere wiyame undebe wirebe basi urarebye usanga ntatosheje byibura cyangwa se usanze birenze wenda bigutera ubwoba njye binera ubwoba biguteye ubwoba se iki se ufite giteye ubwoba nta soni ariko urandeba uko maze uko urareba ndi igicucu ndi igihoni ndi igiti ku buryo usuzugura bigeze aha ngaho ku buryo ngiye nakwifata bahereza mu kiraba ngo akira imbyinagiraho wishime neza nk'ubwo ibya mukeba njye ndi mukeba umugabo se abaho kuki mwagiye mureka kwangiza imibiri y'abantu koko uragiye tugiye muri ako papa sava reka nkubaze nahatunjara aha ngaha mwese muri abantu b'abagabo ubu ngende umukobwa uko mundeba ukunguku ndi umukobwa wo kwifata nkihereza mu cyangwa w'umugabo niko papa sava reka ngiye nkubaze nawe uri umuntu mukuru nawe umbwire hatu nawe urahari mwese namwe mumbwire nimba ninjye muntu uri mu mafuti ikigabo nk'iki ngiki ni ikintu cyo kuza cyambaye isokoreti yandi iriho logo y'ikipe papa sava none ikintu cyababaje akaba ari n'ikipe nzima papa sava ibintu rero yarerutse gukorera abaturage impande nabyo
ubu se aka kanya ndibagiwe cyangwa amajoro naraye agahinda twagiye cyangwa Dortmund nibyo ngibyo sinzi njye n'umujinya w'abanebwongo ngomba nanjye ariko si ubwo hano mwakinaga Dortmund na Real se tubimwereke ariko se wowe aho pazo ubu ariko by'imipira kugira ngo umuntu aza kwibyina hejuru azi ibyo ejo bundi ntabwo baherutse kudutwarira umukinnyi rero ntabwo yadutwarira umukinnyi harya ngo yitwa nde wa mukinnyi umenya ari uwo nguwo ntabwo mbanza amazina yawe ko ndabizi kuba badutwarira umukinnyi uri kumva noneho Papa Sava yatekereza nose ufana Dortmund yego ngende Dortmund mwese kuba kuko nambaye noneho buretse umbe Papa Sava uzi ko yaje yambaye isoko iriho logo ya Real Madrid ariko ibyo bihuriye Papa Sava nawe usobanurira kandi nk'umuntu w'umugabo nawe uzi ko ikibazo nawe wakigira nje tuvuye aha ngaho njyewe numva umubiri urahindutse uhindutse ubwo iby'amakipe n'umubiri wanjye kuwica ugapfa ugahwera urumva ibyo ngibyo bihuriye hehera nikoze mwagiye mugira impuhwe ku buryo imbeba yitegura ubukwe ikajya gushaka izakorera ubukwe igihe cyo kugira ngo dekorasiyo igere yasanga ari mu ngobe y'inturo ikavuga ngo buzataha amahoro ndakubaza nsubiza none se ndakubaza nanjye ibyo bihuriye hehe aho bidahuriye se ni hehe aho bidahuriye ni hehe umubiri n'amakipe njye nimba wenda nambaye boxer ya Real urambwira ngo gute ngiye bihura n'umubiri wanjye wa hano ugasanga ibintu birangiritse mu mubiri hejuru y'ibyo bintu by'ibiki no kuvuga se gukuje kubera ko uri Real wari umudorotuma na Paris Saint-Germain noneho n'ikintu kikwereka ko ari ukugira ngo umuntu uze ababaza umutima w'umuntu anyereka ko anayifanaza yambaye isoko rikiriho logo yayo ubwo Papa Sava kidomange natsobanurira arakano imbeba yagiye gukoresha ubukwe ngigeze muri reception gisanga ni mu nzu y'inturo ese urumva bitaniye noneho dufata izindi gahunda Papa Sava mwiseke ubwo mubona uko mwebe nta kibazo mufite mu mibiri yanyu maguruke se murebe ukuntu nangiritse none se noneho ngaho nimba utabishaka nsubiza amafaranga yanjye nakoherereje aho munyumvire ngaho yamenye igikorwa tuba tugiye gukora turagikoze se nese amafaranga ko nayoherereje mu rugo ureba urandutse ngandutse ibyo nariye noneho yagaruza amafaranga yagaruze nose ubwo njye urumva ibyo nabyemera noneho ugira kunyica umubiri ugera n'ubufaranga bwanjye 50 ugire kubihitana Papa Sava ntabwo noneho biri bushoboka mara ndabona raporo ari inkazi ntabwo noneho nanjye ntabwo biri bushoboka ntabwo biri bushoboke ibisimba ikurutse ariko amafaranga urayagarura agaruke kuri telefone yawe ahita aza ajye kuyanjye urasetsa ubwo rero mpombe umubiri mpombe n'amafaranga uyishurwa agashinyaguro urantamitse ndagutamitse ngo Real urire no wowe wanabikoze ubishaka wabikoze ubizi uri kumva kugira ngo umere nk'ujombye igiti mu gisebe yame nayo mfite nabwo ibintu byanyu ntabyivangamo ako se ubwo bukeba bw'amakipe ore n'ubukeba bw'ibitsina se bihuriye he nyine atumva banumiwe nabuze icyo navuga reka tubaheruka ari wenda babyigira ibintu bidahura se wa mugani ibyivangamo mudufashije iki umuturanyi yavumbitse akarenge mbisabagende boss tugiye kuvanga amakipe n'ubukeba bwayo tubivanje nyine n'ubushake mpuzamubiri ni mu byigiro ubwo muratuva turandura se cyangwa murabirya ntabyo ni nabyo urabirya ntubirye nese se uvuze ko utabirya banza unyoreze amafaranga yawe yohereze ntabyo